ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wowe ukurikiye Yose TV. Ndakwifuriza kugira ngo Imana ikomeze iyobore intambwe zawe, ikomeze ibane nawe mu byo urimo gukora bigiye bitandukanye. This is Talent Talk, aho tugenda tuganira n'abanyempano bagiye batandukanye, twukumva urugendo rwabo, iyo bava, iyo bajya, maze tugafatanya nabo urugendo. Ndakwibutsa kora subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku munsi mu biganiro byacu tugenda dukora. Aka kanya rero tugiye kwakira umutumirwa mushya hano muri studio za Yose TV. Reka tumwakire tunamuhe karibu. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Yego, umeze neza? Ndabona umeze neza cyane. Ya, meze neza. Urabona ko nta kibazo mfite kabisa. Nta kibazo, umeze neza. Reka rero tukwakire, tunaguha ikaze muri studio za Yose TV. Murakoze cyane. Yego. Uratangira wibwira abakunzi ba Yose TV kugira ngo tukumenye. Murakoze, amazina yanjye ni Jean Pierre Rukundo. Ati ndi Jean Pierre Rukundo. Rukundo karibu kandi nyine urisanga kuri hano kuri Yose TV. Yego, murakoze cyane. Yego. Nuko rero Rukundo, hari urubuga rwawe nanyuzeho, mbona yuko uri umunyeshuri ariko nanone mbona yuko ukunda ibintu byo kubyina, ukunda ibintu byo kujya mu itorero. Ese hari amakuru arambuye wabiduhaho? Ya, nkuko ubivuze, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare. Ngeze mu mwaka wa gatatu, niga Ikinyarwanda, Icyongereza mu burezi. Nkuko wabivuze, ndi umuntu ukunda umuco, nkora ibintu byerekeranye, ndi umunyeshuri nkakora ibyerekeranye na gakondo, ubwo harimo imbyino gakondo n'ibindi bintu byerekeranye biri related n'umuco. Ati ndi umunyeshuri ariko nkunda gakondo kandi hari ibyo ngenda nkora bijyanye n'itorero cyangwa se bijyanye n'umuco. None se ruko umuntu wenda yahita atekereza ati uri umunyeshuri nyine wabitubwiye, ariko wenda muri iryo torero ese mubikorera hehe? Mubikorera hano muri campus cyangwa hari ahandi hantu mubikorera? Ya, ibyerekeranye n'itorero ndangamuco bikorerwa hano muri campus. Dukoreramo ibikorwa bimwe na bimwe, ariko hari n'ibyo dukora biri hanze y'ishuri, biri related na gakondo muri rusange. Yego. Urakoze cyane. Ati hari ibyo dukorera hano muri campus n'ibyo dukorera inyuma, ariko nanone reka tubigarukeho. Ese iryo torero ryanyu hano muri campus ryitwa gute? Mukora mute? Duha urugendo rw'umunsi ku munsi ubuzima bwanyu mu itorero, ibyo muba mukora nyine inyuma y'ishuri. Ya, nkuko bivuze, ni itorero ndangamuco ryitwa Indatwa za Nyagatare. Rikora ibintu bitandukanye, harimo imbyino gakondo, indirimbo, amazina y'inka, ibintu nk'ibyo byose nyine. Urugendo tuba dufite ni ugusakaza umuco nyarwanda mu ngeri zose z'abantu batandukanye. Harimo urubyiruko, harimo abasheshe akanguhe, ndetse n'abana bakiri bato. Ubwo mu rugendo ruba rutandukanye rwo kugira ngo umuco nyarwanda ugaragare kuri bose ndetse no mu bikorwa bya buri munsi. Yego. Ati turakora mu buryo bwo guteza imbere umuco n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko buriya ruko nyine murakora, ariko byanga bikunda urumva ko wenda munakorera hanze, nyine muraza mugakora nk'itorero wenda wabitubwiye, ariko se wenda nyuma hanze nimugenda mukajya mu biraka bigiye bitandukanye, nubwo wenda biba bitoroshye nk'umunyeshuri? Ya, ntabwo biba byoroshye kuko nk'umunyeshuri fata ibintu by'amasomo ukabifatanya n'ibindi bintu byo hanze. Ubwo nyine hanze ya campus ubwo tuba turi mu bitaramo bitandukanye, harimo nko mu bukwe, mu masabukuru, ahantu hose habakenewe ko dukora tugaragaza umuco nyarwanda mu buryo bwo gususurutsa abantu batandukanye, turagenda tukabikora nta kibazo. Ati turagenda tukabikora nta kibazo, numva nubwo biba bitoroshye, ariko nanone umuntu yatekereza ati kugira ngo nitabire nanjye njye mu itorero rya campus, ese bisaba iki kugira ngo nanjye be banyakira mbe umwe mu bamambure b'itorero ryanyu? Ya, mbere ya byose kuba umunyamuryango w'itorero, ikibanze
naheraho ku banyeshuri bose biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, nta kabuza kuza mu itorero, ariko ntibivuze ko n'umuntu wo hanze wifuza kwiga ibijyanye na gakondo ntabwo abujijwe kuza. Ikiba gikenewe ni ubushake muri wowe, ukagaragaza ko bikunze then ukiga, nta kindi kabisa. Ati ni karibu. Ntago se hari ukuntu wenda abantu kera niga secondaire nuvaga bavuga ngo kugira ngo ujye mu itorero birasaba ko ufite yitaye, ushobora ibi n'ibi, nta bintu mugenderaho wenda facteur mugenderaho runaka muti twakira umuntu umeze utya? Oya, ntabwo dushyiraho umupaka ngo ugomba kuba uri muremure, mugufi, unanutse, ubyibushye. Wowe uraza mu itorero nk'uko nabivuze, habamo ibintu bitandukanye, harimo imbyino, indirimbo, amazina y'inka ndetse no kuvuza ingoma. Ibyo byose rero urumva ni ibintu bitandukanye kandi udashobora gukorera icyarimwe. Uraza ugakora, natwe turakurebera tukareba icyo ushoboye, ubwo n'icyo udashoboye ubwo biza kurangira hari icyo wisanzemo kandi ukagikora ugikunze. Ati udashoboye kimwe washobora ikindi, udashoboye kubyina wavuza ingoma n'ibindi ibikorwa bigiye bitandukanye mu itorero. Ariko nyine nahise ntekereza nti mwebwe Rukundo kugira ngo uvuge uti ndajya mu itorero byaje bite? Wabitangiye ukiri mwana mutoya, wagiye mu itorero ungana uti? Ku muco rero harimo umwihariko. Umuco buriya si karande. Umuco ntabwo ari ikintu uvukana, aho kuvuka nta muco ufite, sosiyete ukuriyemo ntigende kwereka ngo wenda ndakurira mu muco cyangwa ngo sindakurira mu muco. Kuvuga ku ruhare rwanjye, aho nakuriye ahantu hari itorero rikora ibintu byose bijyanye na gakondo. Ubwo nk'uko nkiri umwana nyine najya mbireba nkumva ko bitashoboka wenda ko nabikuriramo, ko umwana aba afite ibintu byinshi bimurimo ashaka kuzaba cyo. Nakuriye ahantu hari itorero, gusa nanjye nabyisanzemo kubireba mu buzima bwa buri munsi. Sori wenda ntago nkuciye mu ijambo, ubwo ari nk'umwana w'imyaka ingahe? Ndabyibuka nari nk'umwana w'imyaka 9. Ubwo nibwo natangiye kuzajya mbireba buri munsi, ariko by'umwihariko bamwe mu bavandimwe banjye bajyaga babikora. Ubwo nibwo naje kugenda mbyinjiramo gake gake. Hari n'itorero ry'abana batoya, ubwo ngenda mbikuriramo kugeza magingo aya. Ati ngenda mbikuriramo, ariko buriya umuntu yatekereza ati nubwo wagiye ubikuriramo abavandimwe bawe babirimo, ariko hari ikintu kigutera inyota ukavuga uti itorero ndarikunda kubera iki? Watubwira? Kurikunda, nabaye umubyinnyi, si ukuvuga ngo wenda ngo kubikora kubera ko nari nkeneye kwiga kubyina muri rusange. Nakuze ndeba bakuru banjye ndetse n'izindi ntore ngenzi zanjye zari hejuru yanjye, mbareba ku mateleviziyo mu bitaramo bitandukanye, ndetse n'iryo torero nabaga ndimo mbona bagiye muri event zitandukanye. Wumva mfite inyota yo kuzavuga ngo nanjye mbaye intore izajya igaragara kuri televiziyo mu bitaramo bitandukanye, by'umwihariko mbona bari kubyinira abayobozi batandukanye. Wumva mfite inyota kuko umuntu yatekereza ati warabibonaga umunsi ku munsi, ariko ukabona hari department cyangwa se hari igice runaka kigukurura. Ese ni ukubyina, ni ukuririmba, ni igihe gice wabonaga ukibona ukavuga uti wow, kiriya nanjye nicyo nzajyamo, nicyo nzajya nkora? Igice runaka cyankuriye cyane ni ukubyina pe. Numvaga nshaka kuzabyina kandi nkaba intore ihamye. Yego. Ati kandi nkaba intore ihamye. Urumva uko wagiye wenda ujya muri segonderi ahangaha uri kaminuza uri muri iryo torero, nabyo byagiye biguha amahirwe. Ariko hari umuntu ukurikiye yose TV nawe ukunda ibintu byo kubyina n'itorero, uwo muntu wamuha iyihe message? Message namuha, mbere ya byose, mbere yuko winjira muri gakondo ugomba kubanza ukamenya ngo umuco ni iki, ukamenya indangagaciro zigize umuco.
ukabikunda ukumva ko baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Iryo jambo intanze nanjye mukayendaga kubwira agahugu katagira umuco karacika, kandi koko karacika. Ejo bundi umuco wacu tutawukomeye nk'abanyarwanda, abanyarwandakazi wacika n'ukuri cyane rwose. Urabona turi mu nzira y'iterambere, abenshi mu rubyiruko iterambere riradukurura tugatwarwa n'iby'isi, ariko tukirengagiza ko umuco ariyo ntangiriro ya byose. Mbere ya byose rero urubyiruko tugomba kwitoza kubanza kugira umuco, tukamenya indangagaciro zawo n'ibyawuranze, amateka y'igihugu cyacu. Iryo terambere tukarigira, ariko tukarigira dufite n'umuco. Ati dufite n'umuco. Ruko hari abantu nk'ubu ngubu urabona nyine ni muri kaminuza turi urubyiruko, ariko uko wagiye ugenda ubikunda ukiri umwana ukaba warushobora kuba wagera hejuru ukavuga uti ndabyanze. Urubyiruko akenshi wenda dukururwa n'ibintu bigezweho n'iki, urabona wenda modern dance abantu benshi niyo tuba dukunda kubyina nyine ibi bya modern, ariko reba uri umusore ya gakondo yawe uracyayikomeyeho, kwa kubyina biri traditionnel uracyabikomeye kandi uracyabifiringa. Ni iyihe? Ni ukubera iki se utareba ku ruhande uvuga uti ndi umusore ndi urubyiruko reka nanjye njye kubyina modern? Nashaka kutubwira akabanga kantu wumva attracting umunsi ku munsi muri traditionnel. Nkuko bivuze nakuriye mu muco, ariko ntabwo ninjiye mu muco ngira ibindi bikorwa ndeka. Byabaye ngombwa ko n'ubundi nakomeje kwiga kandi bifatanya no kubyina. Ibanga rero nakuyemo rishobora kuba ryatuma ntava mu muco njye muri modern, nkuko nyine ubibona umuco nyine waramfashije cyane. Nakuyemo motivation ubwo no ku masomo wenda hari bimwe na bimwe byagiye bimfasha, ariko ubwo bufasha buturutse muri traditional dance. Ibyo rero ntabwo byatuma mbivamo kuko nabonyemo motivation. Ni uko nguko ni gutyo bimeze, niyo mpamvu nkiri mu muco kandi ndateganya kuzawusaziramo. Ati ndateganya kuzawusazira. Murumva ko ari ikintu kikurimo kandi ukunda cyane rukuntu kuri, urumva ko kandi ni ibintu byiza. Burya no kuba umuco wacu hari abantu runaka bahari barimo kuvuga bati turajya mu itorero, umuco wacu turawukomeraho, ni iby'agaciro kandi biradufasha nk'abanyarwanda, biradufasha nk'igihugu cyacu. Ariko nyine umuntu yakongera agatekereza ati buriya hari umuntu ushobora kuba atekereza ati nanjye ndashaka kujya mu itorero, ndashaka kubyina, ariko uko mbona ni formule bakoresha iyo babyina byananira. Umuntu urimo kuvuga ngo byamunanira wamubwira iki? Ibi bintu byacu si imibare, si amasiyanse ngo urateranya amaformule mu mutwe. Ibi bintu dukora urabyinjiramo kugira ngo bijyemo neza, nuko ubikora nko kwishimisha. Iyo ubijemo nko kwishimisha, abo muri kumwe mwishimye mutarama ubyisangamo. Ntabwo wumva ko hari ikintu gikomeye, nta gitsure kibamo, n'ubundi biri muri entertainment. Ikintu ukora rero ukishimiye kandi ufite umwete wo kugira ngo umenye ibikirimo, kugifata ntabwo bitinda. Ntabwo bitinda, aravuze ati nukugikora usa nk'uwenjoyinga, ntabwo rero ibintu ushyira mu mutwe wapanitse n'iki. Ariko nkongera nkatekereza nti hari aho nkunda kubibona wenda nko mu makwe abantu barimo kubyina nyine kinyarwanda, ariko ruko nkabona biragoye. Wenda hari umutekereza nkanjye nkabona biragoye uburyo bajya hirya hino mugendera ku ndirimbo n'iki, nkabona biragoye. Ariko uratumaze amatsiko tubwiye yuko ari ukubyina nyine wumva ko wenjoyinga. Hari rero umuntu yakongera agatekereza ati se wenda nkawe Rukundo uri no mu itorero rya campus ni byiza, nta mbogamizi ugenda uhura nazo wenda mu itorero? Imbogamizi ntizabura. Nkanjye kuba mfite inshingano z'amasomo, kandi nanone ibyo ngomba gukora ntibigomba guhagarara kubera ko ndi mu masomo. Hari uko nshobora kubigenza amasomo nkayakomeza, ariko imbogamizi ntizibura. Nko mu minsi wenda mfite nk'ibizamini nshobora gufokasinga ku masomo,
ariko urumva ko bya bindi byo kubyina ndaba mbigiye ku ruhande ho gatoya. Urumva rero ibintu byacu biba bisaba guhozaho gukora imyitozo, kuko iyo udakoze imyitozo ntabwo ushobora no kuvumbura udushya. Kandi ibintu byacu kugira bikundwe biba bisaba ngo witoze buri gihe uhanga udushya. Urumva rero maze nk'ibyumweru nka 2 cyangwa ukwezi ntabikora ndi mu masomo, urumva ntabwo byaba biri neza. Hari kugenda wibagirwa ugasanga abandi bageze kure, wowe igihe ugarukiye kongera bagatangirira hasi. N'izo mbogamizi umuntu agenda ahura nazo, cyangwa nko kuba habonetse nk'akazi runaka, ya motivasiyo ntayo uri bubone kuko uri mu masomo, abandi barayibona ariko we ntuyibone. N'izo mbogamizi zigenda ziboneka ku ruhare rwanjye. Rukundo arabivuze ati imbogamizi ni ziriya nyine atubwiye, ariko nanone ubikomojeho mu bintu byo guhanga udushya n'iki. Urumva umuntu wenda umaze nka 2 ataza, hari ibintu biba byaramucitse kandi ntago nyine ibintu biba bimeze neza. Ese nkongera nkatekereza nti mu buryo bwo guhanga udushya muragenda mukajya mu ngamba, yego niko babyita, ni ingamba? Yego ni ingamba. Yego muragenda mukajya mu ngamba, umuntu akavuga ati mvumbuye akantu gashya, cyangwa n'umuntu kazana yarakabonye ahantu nko kuri televiziyo cyangwa ahandi. Guhanga udushya rero nk'ibi bintu byacu biba bisaba kujya mu nganzo nk'abaririmbyi, guhanga indirimbo nkatwe babyinnyi, guhanga udushya mu ngamba. Hari igihe biterwa na experience ufite, biba ngombwa ko witabaza izindi mbyino ku ma YouTube, ku ma video runaka, ku ma televiziyo, cyangwa ugakora no gusura andi matorero runaka, urebe umubyimba, iyi mbyino ifite uwe mubyimba. Nk'umutoza rero inshingano bafite, hari igihe yicara akavuga ngo ndahanga ku bwanjye, ariko hari igihe biba ngombwa ko yifashisha izindi mbyino z'abandi bantu. Yego. Bityo rero ni nko twadushya tugenda tugaragara mu itorero runaka. Yego ati udushya nuko tugenda tuboneka, ariko nanone umuntu yakongera agatekereza ati wenda nk'umuntu utara joining itorero abibona kuri televiziyo, abona ahantu hagiye hatandukanye, ariko nawe akunda itorero, abyiyumvamo mu buryo bw'imitangirire. Wamugiriye inama? Wamubwira kujya mu itorero? Wamubwira gutangira agakora iki? Umuntu wamugiriye inama afite ubushake bwo kumva yakwinjira muri gakondo, yareba itorero rimuri hafi bamufasha, nta kunanirwa, nta mupaka wo kwiga cyangwa ngo azabyine. Na joining itorero azagenda abimenya gake gake, nicyo bisaba. Ati na joining itorero nicyo bisaba, wabivuze, wabisobanuye. Yego, ariko nyine umuntu arakomeza agatekereza ati se wenda nkamwe ufite experience, itorero umazemo igihe, watubwiye ko washatse kubijyamo, watangiye kubijyamo ku myaka yawe 9, still nawe uracyabirimo, ufite experience. Yego, muri iyo experience se mu itorero ko mba mbona habamo ibintu bimeze nk'amafamile, simbi wenda niba bandi ko babibona, hari skills runaka bisaba kuba nyine ufite? Skills ntizibura mu bintu byose, just habaho repetition. Urumva ko kwitoza buri munsi, ntabwo twese tuba dufite ubushobozi bungana. Nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Uraza uyu munsi bikakuyobera, ejo ukaza, ariko ko watashye ejo siko utaha uyu munsi. Izo skills rero ntizibura. Ubwo skills ya mbere umuntu agomba kuba afite, icyo yize agomba kugifata mu mutwe kandi akagerageza kugira ngo agikore neza kurusha uko bakimweretse, agire n'ibindi yiyongereraho. Skills rero ubona twese dufite pa kuzigendera hamwe. Niba umuntu aciye umugara, duce umugara, kugwa mu nka tugwe mu nka, nta muntu uko twenyine. Skills umuntu aba agomba kugira nyine ni uko bifata mu mutwe ibyo yeretswe, kandi ibintu bikagenda ku murongo. Rukundo arabivuze ati skills nyine ugenda ubimenya gahoro gahoro. Hari akagani baca mu Cyongereza bati slowly by slowly is a travel. Buhoro buhoro nirwo rugendo. Nawe ibyo bintu urabyemera? Ndabyemera cyane.
ati buhoro nirwo rugendo ushaka kuba ukurikiye yose TV uvuga uti njye mbona ntazabibasha ariko ntucike intege, buhoro nirwo rugendo, kandi yabisobanuye yavuzeho ibintu bigiye bitandukanye, ndumva nawe byahita bikwinspira waba ukunda itorero. Ariko nanone umuntu yatekereza ati mu buryo bwa finance bisaba iki? Aha, mu buryo bwa finance rero nta gishoro umuntu asaba. Ubwo finance ni yawe ku giti cyawe, ni ubwitange na management yawe ku giti cyawe, niba ari practice ziri bukorwe ubwo urihereza time nyine uvuga ati niba mfite ibindi bikorwa nta mafaranga dusaba ngo ndagutoza ngo mpa amafaranga, aya recruitment ntayo dusaba nkuko mu mupira ujya kumva ngo umukinnyi runaka yavuye muri equipe ajya mu yindi na recruitment bakayimuha, just nta kiguzi bisaba, ni umuhate wowe ubwawe ugomba kwisangamo ukumva ko ukunze ikikujyanye, ariko urumva ko fondation nanu ukumva ko ugomba kuba proud yo kuba ufite umuco nyarwanda. Iyo niyo finance usabwa, nta kindi kiguzi. N'ubundi urumva nyine ati nta kiguzi bisaba, icyambere no kuba wiyumvamo umuco gakondo yacu nk'abanyarwanda, uyiyumvamo kandi unayikunda cyane. Yego, ariko nyine nanone naje gutekereza nti ko mwabitangiye icyo gihe ku myaka 9, nta bintu nyine wagiye ubu wenda kugeza ubu ngubu kaminuza wenda ushaka kuvuga uti nubwo ibi bintu mbibamo ntago bibamo amafaranga, ntago habamo nyine amafaranga wenda yagutunga n'iki, ni uburyo bwo kwikora nka relax. Ese kubijyanye na cash n'amafaranga bicamo naho? Rimwe na rimwe bicamo, ariko iyo yabyinjiyemo general purpose ntabwo ugenda ukurikiye amafaranga, just for entertainment, enjoyment. Wowe bijyamo uri kuvuga ngo ni ugushaka ibyishimo, ni na siporo muri rusange. Iyo motivation rero y'amafaranga iza rimwe na rimwe, ariko ntabwo ariyo ntego ibikujyanye muri gakondo. Just ni nka addition y'ikintu ugenda ubona nk'izo event tuba twatumiwemo, ntabwo ugenda ngo ubyine utaheraho. Dutakaza isukari, hari akantu ushobora kubona isukari watakaje ukaba wayigarura. Ati hari akantu gake nyine urumva ko ikintu cya mbere nicyo umuntu ashaka. Iyo wumva n'ubundi umuntu ukunze ibintu wumva ubishaka, ntago wita ku bintu runaka wenda cyane uti ndashakamo imitungo ndashakamo iki, ntago umuntu abijyamo cyane, ibyo ntago abitekereza. Ariko nanone nawe wabivuze uti siporo, ntago biragoye cyane wenda kuba umuntu yajya muri traditionnel adakunda siporo. Biragoye kuko ibintu dukora biba bisaba ingufu, biba bisaba imbaraga. Urumva siporo hari ndakeka siporo 90% ibirasaba ingufu. 90% ko numva nkaje udakunda ibintu bya siporo byahita kakahita akunga ko kangora cyane. Udakunda ibintu bya siporo byakugora kuko dukoresha imbaraga zirenze. Siporo urumva ko ntaho bitaniye na siporo, gusa nyine twe haba harimo n'ibyishimo birenze. Ushobora kwinegageza ko harimo izo ngufu zishobora no kukujyana mu buribwe runaka, ariko ibyishimo bufite bishobora kukwibagiza ubwo buribwe runaka. Ati bishobora kukwibagiriza ubwo buribwe runaka, ariko mbere yuko mujya mu ngamba buriya si mubanza gukora siporo? Just ugomba kubanza wananura imitsi, umubiri ukawukangura, then ukajya mu ngamba, ariko wabanje gukora nka siporo ko kwiruka, ingororangingo mu bintu nk'ibyo. Ati ingororangingo, none se nkawe Rukundo wagiye mu itorero watangiye kuri joininga kuri iyo myaka watubwiye, ni ukuvuga ngo 100% muri wowe wari hariye traditionnel n'ibyo ukunda cyangwa modern nawe hari ukuntu ujya hari ukuntu ujya bikunda sawa watubwira? Njyewe ku myaka 9 nari mfite nibwo natangiye kwinjira muri gakondo. Modern dance ni gake cyane nko kwicumi, kuko motivation n'ahantu nayikuye na bamwe muri famille yanjye, nk'ababyeyi banjye, bakuru banjye, bose bari mu muco. Urumva ntabwo nabigiyemo cyane, bumvaga ko iteka niba ntari mu masomo
entertainment indi naba ndimo yabiri related n'umuco. Urumva nabikuriyemo primaire igice cy'umukino runaka nisanzemo numvaga ko nabandi mu itorero. Ntabwo nigeze njya mu bintu byo kubanga umupira, numvaga ko ahantu hose nabandi mu bintu byerekeranye n'umuco. Ubwo no muri secondaire nuko byagenze, ninjiye muri secondaire mvuga ngo ngomba gukomeza umuco. Buryo kintu bamfite amashusho yo kumenya ngo itorero hano ririhe, rikora ibiki, rikorera he. Ubwo nibyo nakuriyemo na kaminuza, ndetse navuye secondaire nza muri kaminuza mfite amashusho yo kumenya ngo isa muri Nyagatare harimo itorero. Nicyo kintu naje ndi gutagetinga. Ubwo nuko byagenze. Modern dance ni gake cyane, nko kuba nagiye nko mu birori runaka kunyeganyaga ntibyabura, ariko nta bumenyi buhagije nakubwira ngo mbifiteho kurusha uko mbizi mu muco. Ati na modani ntagenyagaho gakeya, ariko urumva nyine ni gakeya kandi ni na byiza burya nyine. Ntago wenda bivuze ngo traditionnel gakondo niyo wakwimariramo cyane, biba byiza n'ahandi ugigira utunosiyo ukaba yagera ahantu ukiyadabuta burya. Yego biba byiza, ariko nyine ubivuzeho uti ababyeyi banje abavandimwe banje niho banyispiye. Nibyo koko? Ya nibyo. Location nakuriyemo nk'ahantu mvuka mu karere ka Rubavu, mu muco harazwi cyane. Yego, kandi na bamwe mu bayobozi no mu bantu kimwe cya gatatu cy'itorero cy'abantu babyinaga mu itorero bose babarizwaga mu rukerereza. N'umubyeyi wanjye yarabikoze, n'abakuru banjye barabikoze. Ni nabo bantu bampaye motivation yo kubona ko mbabona kuri televiziyo, nanjye nkumva mfite amashusho yo kuzagaragara kuri televiziyo ndi mu itorero ry'igihugu rukerereza. Ubu ni kuvuga ngo nabo barimo mu rukerereza? Bari barimo, buretse ko imyaka nyine n'izindi inshingano runaka zagiye zituma batabikomeza cyane, ariko nge nifuje ko niyo baba batarurimo nanjye naza yerekerenge mu cyabo. Narabikoze cyane, ndabiharanira kandi nabigezeho. Ati narabikoze cyane kandi ndabiharanira nabigezeho. Ariko buriya ruko iyo uri mu ngamba, wabitubwiye nyine uti nkunda kubyina ni nabyo mba ndimo. Iyo uri mu ngamba ni ihe ndirimbo bashyiramo baririmba batera ukavuga uti iriya ndirimbo nkunda kuyibyina, iyo ndimo kuyibyina mba numva ndi kwenjoyingamo? Iyo ndi mu ngamba urabona tugira ubwoko bw'imbyino butandukanye. Hari ikinimba, intwatwa, ibintu by'imihamirizo, za nkombo, mu bintu nk'ibyo bitandukanye. Njyewe imbyino numva iyo ndi guhamiriza. Ndi guhamiriza, urabona iyo duhamiriza haba harimo ikondera. Bavuza amakondera, batuvugiriza ingoma. Nicyo gice cy'imbyino nkunda kandi numva nishimira cyane. Ndabyina nkumva ndizihiwe cyane. Yego nibyo. Nibyo ngibyo ati ndayibyina nkumva ndizihiwe cyane. Ntibyabura nyine burya umuntu ntabura icyo akunda cyane mu bintu akunda n'ubundi akora, ariko hari ikintu kiba kirenze. None se kuririmba nabyo ujya ubikoraho cyangwa buri gihe ujya mu ngamba? Kuririmba rero ku muntu w'umubyinnyi hari indirimbo zimwe na zimwe biba ngombwa ko zijyana n'imbyino tubyina. Bikaba ngombwa ko mbere yuko wiga imbyino ubanza ukiga indirimbo. Nibyo dukora mbere yuko ubanza kubyina ukiga indirimbo, urumva bawigeramo kuririmba, then nyuma yo kuririmba ukaza kubyina. Uretse ko ntibibuza bamwe kuvuga ngo bari muri domaine yo kuririmba gusa, ariko nkatwe baba bari mu ngamba, biba byiza ko indirimbo bari kukuririmbira uzi uko igenda, injyana bifite. Nuko nguko bivuze ko kubyina no kuririmba byose nabikora. Yego ati byose nabikora, kandi koko nibyo birumvikana. Kugira ngo ujye mu mujyi umwe ubyine neza, ibintu bigende neza, nuko niyo ndirimbo ushaka kuba uyiziho, uzinga igenda gake hariya, hari igenda yihuta kugira ngo ubashe kuyibyina. Ariko nanone ntago rwose nka STV uraduhereza akaririmbo kamwe wumva ukunda, umuntu ukunda umuco cyane.
ntabwo wabura kutatubwira akarimbo ka gakondo ukunda kandi abantu wenda benshi tugiye tunazi birumvikana ugiye kukaturirimbira. Muri gakondo harimo indirimbo zitandukanye z'abahanzi batandukanye. Hari indirimbo twumva z'abahanzi ba Masamba, Mariya Yohani, ba Muyango, abo bose. Muri izo indirimbo nkunda hari indirimbo bita Ndaje mbyine. Ntabwo nyizi yose ariko nta kibazo batubwiraho agacuziho nta kibazo. Ndaje mbyine ncuranga umuco ubereye u Rwanda, nawe uzaza ureba ibyiza bihuta, uzanyurwa mpamuroga mukundwa we, nimubyine mucuranga umuco ubereye u Rwanda. Wow, urumva ubushobozi bwawe uraturimbiye kandi n'indirimbo nziza n'ubundi ivuga umuco, ivuga ibyiza by'u Rwanda. Ruko nibyo iyo tuvuze gakondo, kubyina gakondo hari igice gikomeye cyane bisobanuye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku muco wacu nyarwanda, kuri gakondo. Umuntu udakunda gakondo na gaki akaba yikundira modern ni wenda n'urubyiruko, ariko modern ni wamutwaye gusa, wamuha ihe message yo kumva yuko agomba kugira n'akandi gace muri we cyangwa se ikindi gice cyo kuba yakunda gakondo, agakunda ibintu nyarwanda iri traditionnel. Ku muntu waba ukunda modern kurusha umuco, ntabwo ari ubuyobe, ariko nambwira ko n'ubuyobe burimo. Urebye amateka yaranze igihugu cyacu mbere y'uko iri terambere turigeramo, hari aho twatangiriye. Kandi urebye mu mateka ya mbere y'umwaduko w'abazungu, ibintu byose twakoraga byabaga biri mu muco. Iyo urebye ku ngoma ya cyami, ibitaramo byabaga, urumva nyine biri mu mateka, kandi ntabwo wamenya ngo iterambere ryawe ryahereye. Urumva ari umuntu ugendera mu iterambere gusa nta muco afite, abagendera mu kigare. Agomba kubanza yamenya ngo iri terambere ryakomotse. Niyo mpamvu ari byiza ko agomba kumenya umuco nyarwanda icyo ari cyo, akamenya ibice biwugize, ibyawuranze. Nyuma yaho akaza kumenya ngo iterambere mfite noneho rifite ishingiro, kuko aho ryaturutse ndahazi. Yego, ni ibyo ngibyo. Uti ni ukubanza kumenya n'ubundi urumva mu muco hari akagani bavuga bati utazi yava ntamenya niyagana, kandi kumenya aho tuva naho tugana no gukunda gakondo no gukunda ibintu nyarwanda nabyo bigenda bizamo. Yego, ariko hari umukurikiye Yose TV akaba avuga ati nanjye ndashaka kuzabyina mu itorero, experience yawe wayitubwiye niki, ariko nanone buriya hari n'ikindi kintu gikomeye muri wowe ushobora kumubwira, message ushobora kumubwira, ashobora nawe kuvuga ati ndabizi Rukundo yavuze gutya kandi nabo mu itorero ndumva ko kunabigenderaho. Muri rusange hari ikiba kiriho cyo kumva ko udashoboye. Mbere yo gukora ikintu runaka, banza wirememo icyizere, wumve ko ushoboye. Kumva ngo kubyina ngo ni ibintu utakora, ngo ntibyambera, wenda ushobora kuvuga ngo abakobwa babyina cyangwa abahungu babyina mba mbona bananutse ngo ni beza. Just umuco ntabwo urebera kuri izo physical appearance. Wowe ubwawe ikikurimo nicyo ugomba kugaragaza. Niba wumva ko nyine ukunze kubyina, ngwino bigaragaze, ubikore. Intege nke wifitemo uzikuremo, wumve ko ushoboye. Mbere yo gukora igikorwa cyose ugomba kumva ko wifitemo ubushobozi. Ati ugomba kumva ko wifitemo ubushobozi, gushaka no gushobora nyine wabivuze. Hari umuntu uvuga ati ngende umusore mfite complex ku muntu w'umusore se kumbona mu ngamba, ku muntu w'umusore ndimo gutaraka nzamura amaboko nyamanura, ni complex ikomeye cyane. Uwo musore wamubwira iki? Ibyo rero twabijyana n'abantu bumva ko umuco ukora abantu baciriritse bari hasi, kandi abenshi bazi ko umuco ari uw'abantu bakuze. Umuco ni uw'ingeri zose, waba uri umusore, waba uri inkumi, umusaza n'umukecuru n'abana batoya, umva ko umuco ni uwawe.
kukubona mu ngamba rero kumva ngo birakomeye, ngo kubona ngo ndi gusimbuka, urumva nyine ibyo binaturuka kuri cya cyizere ugomba kwiremamo, kumva ko ubushobozi ufite, kumva ngo abantu ngo barambona. Ibyo nazo ni imbogamizi umuntu aba yifitemo, kuko kujya imbere mu ngamba abantu bakureba, imbaga y'abantu barenze bakureba, ugomba kumva ngo bari kundeba, ariko ibyo bari kureba barabyishimiye. Ntawe ikibi ni ukukureba hari ikintu ikibi uri gukora kitaguhesheje agaciro, ariko by'umwihariko ku muco ugomba kuba proud yabyo, ukumva ko niba ngiye ndi umusore ndi gusimbuka nyine nk'uko wabivuze, ariko ndasimbuka hari abo byashimishije. Wowe umusore rero cyangwa inkumi, gira ishema ryo kumva ko nawe waza ugashimisha imbaga y'abantu, nibyo ngibyo. Ati ugashimisha imbaga y'abantu, buri ikintu umuntu aba akunda nyine aba agikunda. Ariko mufite experience, mwagiye mwitabira ibirori bigiye bitandukanye, niyihe mbyino mushyiramo mu birori bigiye bitandukanye mukabona bikuruye abantu barahagurutse, ibyishimo biba byinshi? Yes, umuntu yakongera agatekereza nkaho ufite experience, ahantu henshi mwagiye mujya kubyina mu birori bigiye bitandukanye, ese niyihe mbyino mushyiramo mukabona abantu baje muri icyo kirori bakitabiye bose barishimye barahagurutse, ukabona bagize amarangamutima? Niyihe mbyino cyangwa se niyihe ndirimbo? Mu mbyino dukoresha harimo imbyino zitandukanye, hari ikinyemera, igishakamba, intwatwa, ikinimba ndetse n'iyo mihamirizo. Ariko imbyino ikunze gushimisha abantu benshi ikabasusurutsa niyo mbyino nyine y'intwatwa, cyangwa iyo bakunze kwita igitandatu. Ni imbyino nyine y'ingufu ituma abantu bose koko banyeganyega bakumva nyine bizihiwe. Ibyinwa mu ndirimbo zitandukanye, ushobora kubyinwa mu ndirimbo bita Ingeri y'Abeza n'izindi zitandukanye. Iyo ndirimbo iyo bayishyizemo iyo mbyino nyine mukayibyina, ubona abantu babyishimiye, ukabona abantu bahagurutse rwose benshi barabyishimiye cyane rwose, barizihirwa impande zose, ubona ko bayishimiye cyane. Ati abantu nyine ubwo urumva n'ubundi abantu bagira ibintu bibakurura, ariko hari indirimbo rwose ubwo iyo mbyino ikunda kubakurura cyane, abantu ukabona ko ikunzwe, ababyeyi, urubyiruko, ingeri n'ingeri ukabona irabakuruye cyane. Ariko nanone buriya kugira ngo umuntu ajye mu itorero ry'igihugu bisaba iki? Ntiwayorwa ayo makuru, aha naho watubwira. Urumva nyine kugira ngo uve hasi ugera ku rwego ruri nationale biba bigoye. Mu muco rero urumva nabwo biba bisaba amarushanwa, intore zose nyine ziri mu gihugu zikigaragaza, kuva ku karere, abatsinze ku karere bakajya ku ntara, abatsinze ku ntara kugera ku gihugu. Ubwo rero abatsinze ku gihugu nibo bagira uti bajya mu mubare w'abagize urukerereza. Nibyo. Ubwo ni ukuvuga ngo bisaba kuba watsinze ku karere, ku ntara, warangiza ukajya, ubwo ni competition muri makeya. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu asike, ndumva ari nyine ni competition, kandi ibintu bya competition burya biragora cyane. Biragoye cyane mu buryo bwa finance, urumva niwe ugomba kwirwanaho. Kuva ku ntara ubwo hari abakoresha transport zitandukanye, kwigaburira, nyirute n'ibikoresho uri bukoreshe, ibyo nabyo bigomba kuba ari ibyawe. Ubwo ku ntara nabwo iyo wagize amahirwe ugatambuka, ubwo nta yindi support ibihari, ubwo ibyo byose nabo ugomba kubyikorera. Kereka wenda abageze ku rwego rw'igihugu bo hari icyo babafasha, motivation, kumenya ngo barabahereza tike, kubagaburira, n'ibyo ngibyo. Urumva ko biba bigoye cyane. Biba bigoye cyane. Ubwo ni kuvuga ngo urugendo umuntu akora guhera ku rwego rw'akarere, ni wowe wimenya gukoresha ibikoresho n'iki, nta miyaga, nta kintu bagushyiriramo. Urumva nyine uba ugomba kugaragaza ko ufite ubuhanga muri byose. Ubwo nyine nawe iyo wizeye uzi neza ko ufite ubushobozi bwo kuzakugeza ku rwego rw'igihugu.
urumva nyine ntabwo ugomba gucika intege uriryo kimara. Ariko ubigeraho tu ubwo bitewe n'ubushake ubifitemo n'ubumenyi bwiyoze neza ko uzabigeraho unabigeraho cyane. Mwebwe se mwaba mwarabigerageje? Narabigerageje ku bwanjye, ariko urumva biba binasaba ngo inama z'abantu babifitemo uburambe baguhe motivasiyo, bakubwire ngo wabigenza gutya, wanyura muri iyi nzira, babwira ati se niye tekinike mwakoresheje kugira ngo mubirimo namwe muri nationale, bagenda baguha iyo nzira. Ubwo nanjye niyo nzira nanyuzemo, nakubwiye ko itorero nabyinyemo abantu bari baririmo abenshi bari mu rukerereza. Ubwo nanjye narakoze cyane, shaka ubumenyi ahantu hatandukanye. Ubwo nibwo nakoze ku karere ndatsinda, njya ku ntara nabwo ndatsinda, ubwo kugera finale nyine ku rwego rw'igihugu. Ubwo kuva 2017 nisanze mu itorero rukerereza. Ubwo nibwo natangiye kwisanga imbere y'umukuru w'igihugu muri event zitandukanye. N'ibyo ngibyo. Abakunzi bacu ba yose, ese mwamenye ko turi kumwe n'umusitari n'icyamamare aririmba mu rukerereza. Ushaka more information, Rukundo rwose yaguha amakuru arambuye uko rukerereza. Ariko nanone ruko twigize kubivugaho mu ntangiriro kubijyanye n'itorero rya campus UR Nyagatare campus, none reka tubigarukeho. Ubwo experience yawe ndumva abantu benshi wenda hari ibintu byinshi bagiye bakwigiraho, ababikunda hari ibintu, hari amakuru bagiye babimenyaho. Twari twabivuzeho ku itorero ry'ahangaha campus Nyagatare, wenda uko wewe uratubwira igihe warigereyemo, uratubwira amavuna amavuko, nimba hari ibintu byinshi ugiye uriziho waduhaye makuru. Kubyerekeye itorero Indatwa hano muri campus ya Nyagatare, narigezemo 2019. Gusa ku makuru mfite iri torero ryatangiye 2016, rinatangizwa n'abanyeshuri ba hano muri Nyagatare. Ariko nyuma yaho gato 2018 ryaje gucika intege ho gakeya. Ubwo kuri promotion yacu twaraje 2019, twasanze harimo bamwe b'intore bashobora kuba bakongera bakarizamura. Nibwo twakoze turarifungura ku mugaragaro n'abanyeshuri babakira muri rusange, dupanga kongera gushaka ababyinnyi bashya, dutoza n'abatabizi kugira ngo nabo bamenye. Tugenda dufashanya, dukora ibitaramo kuri radio tugaragaza ko rikora. Ababa dukeneye kuba twitabaza, dukora ibitaramo hano by'abanyeshuri. Dukora urugendo rusa nkaho rwari rutoroshye rwo kugaragaza ko Indatwa ziracyariho. Ese ingufu zatangiranye na n'ubu nizo zigifite? Twaragerageje, gusa uko twarisanze siko rikora ubu ngubu. Twari improvinze, turarizamura, ibikoresho byari bikeya, tugenda tubyongera. Ubuyobozi bwa kaminuza buradufasha, tugenda twongeramo izindi ngufu, guhanga udushya. Na location duherereyemo bagenda batumenya gake gake. Ubu ngubu bagenda baduhamagara mu bukwe, mu masabukuru, ibitaramo bitandukanye. Naho ngaho rigeze ku buryo ki ubu ngubu ahantu hose muri Nyagatare wabaza itorero Indatwa rikorera muri kaminuza, muri campus ya Nyagatare. Ndakeka nta muntu utamenya utapfa kuyoberwa ngo itorero Indatwa rirashoboye. Nuko nguko. Ati itorero Indatwa rirashoboye. Arabitubwiye neza cyane. Ati 2016 nibwo wenda batangiye, yatubwiye amakuru menshi. Ariko nanone wenda umuntu yatekereza ati ese ubu ngubu muraba membre bangahe? Ese uko bukeye nuko bwije mubona bagenda biyongera cyangwa baragabanyuka? Nkuko twabivuze iri ni itorero ry'abanyeshuri, ariko nabo hanze ntibabujijwe kuza kwigeramo gakondo.
Ku bijyanye n'umubare fatizo w'itorero ubwo harimo domene zitandukanye, harimo abaririmbyi, harimo ababyina, harimo abavuga amazina y'inka, imivugo, ibintu bitandukanye. Umubare fatizo w'abari mu ndatwa dufite abanyamuryango 65, ariko ntibivuze ko buri munsi bagenda baza, tugenda twakira abakeneye kwiga, hari n'abo tubona basanzwe babizi ariko bakeneye kuzamura ubumenyi bwabo, abo tugenda tubafasha. Nuko biteye. Yego, ati nuko biteye umunsi ku munsi mu buzima bwa kaminuza ndetse n'itorero ryanyu Indatwa. Ariko nanone buriya umuntu yatekereza ati urumva njye wenda Karine nje uyu munsi, hari uje uyu munsi ubwo na wenda ndumutangizi, uratubwira imikorere. Ese uje uyu munsi hari uburyo mugenda mubashyira mu magroupe cyangwa mukorera hamwe? Turinjira mu mikorere yanyu Indatwa, utubwira uburyo mukora. Nkuko bivuze, ntabwo umuntu yaba amaze ukwezi akora imyitozo undi ngaze uyu munsi yitozanye n'umuntu wa muntu maze ukwezi. Dukora mu byiciro kandi muri domene zitandukanye. Ubwo abaririmbyi bafite icyiciro cyabo, abakobwa babyina, abahungu babyina, abakaraza, abo biga amazina y'inka, ubwo n'ibyiciro. Ubwo tureba abaje muri iki cyumweru bari kwiga, ubumenyi bwabo burahangaha, abamaze ukwezi bitoza, ubwo nabo baba bafite icyiciro cyabo. Gusa ntibivuze ko hari igihe kigera tukabahuriza hamwe kugira ngo nabo babandi bari gutangira bigire ku bamaze igihe bitoza, mu buryo bwo kugira ngo twese tugerageze kuba twabashyira kuri level ingana. Nuko dukora. Yego, ati nuko dukora nyine. Urumva buhoro buhoro mugenda mutoza abaje muri icyo cyiciro, abaje nyine urumva wabisobanuye. Ariko buriya wenda hari umuntu ushaka kuba arimo akaba amaze nk'ukwezi asiba. Iyo umuntu amaze igihe kinini asiba, mumushyira muri babandi, mumushyira mumuha abantu bamwitaho, mubigenza muti? Dufite amategeko tugenderaho. Ubwo hari presence nyine, uko witabira, ibyo nabyo tubirebaho. Ubwo niba umaze ukwezi utaza kwitoza, ubwo tugerageza kumenya ikibazo ufite ni ikihe, tukakuganiriza. Niba ari imbogamizi zatewe na bamwe muri twe byatumye utitabira, cyangwa niba ari izindi mbogamizi ziri hanze ziri gutuma utitabira, ariko igihe ugarukiye duhera ku byo wari umaze kugeraho. Aho wari ugejeje niho dutangirira, ntabwo turambirwa. Urumva barimo bahozaho, bahozaho nyine, ntabwo urambirwa. Aho yaragejeje niho ukomeza gutangirira, ukazamuka muzamura kugeza igihe azagerera kuri level nk'iy'abandi. Urumva ko ni ibintu byiza, buri wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi arafashwa kugira ngo nawe aba yagira ku rugero rumwe n'abandi. Ariko nyine ruko turi kuri iyo mikorere yanyu umunsi ku munsi, uburyo mukora, umuntu yakongera akanatekereza ati urumva nyine muri abamambure, muri abantu bashyize hamwe bazi icyo bashaka. Mu bikorwa mukora ubwo nyine ni ukubyina, nizo activities mukora, nta yindi mirimo wenda mugira mukora nk'abo bamambure muba muri kumwe? Ntabwo tuvuga ngo turakora ibintu byo kubyina gusa, just hari izindi activities dukora, nko gusura nk'abantu runaka. Dushobora kuvuga ngo hari umwe muri mugenzi wacu ufite ikibazo, kandi sinangombwa ngo abari umubyinnyi uri muri twe, ushobora kuba ari umunyeshuri mugenzi wacu, ari nk'inshuti y'umwe mu banyamuryango dukorana, akatubwira ati afite nka pati runaka, wenda si ngombwa ngo usure umuntu ariko yagize ibibazo, watuzanira ubutumire tukagenda twifatanya nawe. Ndetse n'uwo wagize ibibazo hari ukuntu tubigenza, tugakora amagaseke, tukaba twamusura tukamukorera icyo gikorwa runaka. Ni ibintu dukora, ntabwo ari ngombwa ngo ukore ibintu biri muri gakondo gusa. Hari n'ibindi bikorwa ushobora gukora ariko tukabikorera hamwe nk'indatwa muri rusange.
erega n'umundi urumva ruko ni gakondo no kubaka igihugu kandi kubaka igihugu si mu buryo bumwe ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyine urumva ko n'ubundi bamu mu gufashanya nk'abantu b'amambre muhorana umunsi ku munsi birumvikana ariko none nk'abanyeshuri ba kaminuza hari ikintu mubona wenda kibabangamira cyane muti iyi ni challenge iyi ni imbogamizi itugora cyane nkatwe itorero Indatwa. Yego nk'uko ubivuze turi itorero rya kaminuza campus ya Nyagatare dufite amategeko tugenderaho ibikorwa dukora byose amategeko yose tugenderaho tuyahabwa n'abayobozi bashinzwe umuco muri campus ya Nyagatare hari nk'ibikorwa bimwe na bimwe tuba twumva ko twakora ariko amategeko y'abayobozi akatugonga bikaba ngombwa ko ibyo activities tutazikora nka bimwe mu kazi dukora dushobora kubona nk'akazi hanze wenda tubonye nk'ahantu dukorera mu bukwe ariko bikaba ngombwa ko abayobozi batubwira ati ibi bintu mugendere ku mategeko ya naya wenda byahuriranye na event runaka none yo muri campus ya Nyagatare bikaba ngombwa ko kakazi tukareka tukabanza tugakurikirana ibyaha muri Nyagatare nanone nko kubikoresho hari igihe biba ngombwa ko event turi gutegura ikenera ibikoresho birenze ibyo dufite bikaba ngombwa ko bibanza ko tubisaba rimwe na rimwe bakabiduhereza ikindi gihe ntitubibone izo ni imbogamizi tugenda duhura nazo muri rusange ariko wa mugani urabivuze uti ni imbogamizi tugenda duhura nabyo byanga byakunda imbogamizi ntizabura umunsi ku munsi mu bikorwa umuntu abagiye arimo bitandukanye ni inama wagira abanyeshuri runaka biga wenda muri secondaire cyangwa ahandi hantu bashaka gukereya bashaka gukora groupe yo nyine yo gukora itorero ryabo bakazajya babyina bakazajya bakora ibintu bijyanye n'umuco nkuko namwe muri itorero kandi ryiza ryiyubatse nihe message wamuha message nahereza abo ngabo bifuza kuba bakora nk'itorero icyambere wenda naheraho ubwo biba bisaba gutekereza ku gikorwa ugiye gukora ntabwo ari byiza gusa wabonamo harimo imbogamizi uzagenda ubona ariko mbere ya byose murihuza mukagaragaza ko buri muntu abifitemo ubushake kandi mubikunze ikindi mugakorera hamwe no kwitanga muhinzi arahinga agashaka imbuto akabiba nyuma yaho arasarura ariko umusaruro yabonye hari ibyiciro agenda anyuramo kugenda yitanga ubwo rero ntabwo muzakora itorero ngo mubonye itorero ngo murahita mubona akazi muzashora kugushora harimo kwamamaza ibyo mukora kandi uko kwamamaza ntabwo muzamamaza ngo muri abakeneye ko mubareba ngo abari bo babahemba oya uzitanga nyine uko kwitanga rero niwo musanzu baba bakeneye ubwo harimo guhuza gushaka abaterankunga uko gushaka abaterankunga rero hari ibyo muzaba mwahereyeho urumva nyine ubwo igishoro cya mbere nimwe yego ati igishoro cya mbere nimwe ushobora gukurikira yose TV mufite icyo gitekerezo urumva ko message arayibahaye kandi ni message nziza cyane ariko tugarutse ku itorero rya Indatwa umuntu yatekereza ati wenda kugira ngo mukorera ahantu runaka mujye mu biraka runaka mu makwe mu birori mu bintu bigiye bitandukanye kugira ngo umuntu ahitavuga ati mu buryo bworoshye itorero Indatwa wahita ubona adresse ute wahita ubabona ute kugira ngo udukurikiye ashaka kuvuga ati nanjye nkeneye itorero mu birori byanjye yababona gute itorero Indatwa rikorera hano muri campus ya Nyagatare dukorera imyitozo ahitwa kwa Cyamazima dukora kuwa gatatu saa 11 za nimugoroba no kuwa gatandatu saa 1 za mu gitondo kugeza saa 4 udukeneye waza ukatureba niho tuba turi kubarizwa ndakeka location wayibona cyangwa dukorana n'abantu batandukanye
ati dukorana n'abantu bagiye batandukanye, adresse urumva uko biri ntago ndayabura umuntu umwe umuha contact cyangwa se uburyo ki yahita abona itorera indatwa. Ariko nanone ruko buriya umunsi ku munsi muri itorero nyine birumvikana mufite ibyo bikorwa byanyu, mubyina gakondo, mugira indirimbo, ntabigo wenda mujya mugira ku bintu bijyanye n'ibitaramo ngo mwe mwavuga muti indatwa dufite igitaramo, nabyo mujya mubikoraho? Ibitaramo turabikora cyane, dukora igitaramo cya buri mwaka, buri uko dutangiye umwaka wo kwiga dutegura igitaramo cyo kwakira abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bo hanze bakeneye kuza kureba, turatarama cyane. Buri mwaka dutegura igitaramo gikubiyemo ibintu byose bya gakondo. Ati buri mwaka dutegura ibitaramo bigiye birimo gakondo, ni byiza cyane. Burya gakondo buriya nanjye ni ikintu nkunda, ni ibintu nkunda. Abantu benshi dukunda kuvuga ngo abantu benshi bakuru nibo babikunda, ariko n'urubyiruko tugiye turimo nkuko nawe uri urubyiruko cyangwa se n'abandi mugiye muri kumwe nabo abenshi, ubwo si urubyiruko se? Ni urubyiruko. Icyo gitaramo ntabwo nta muntu kiba giheje, ingeri zose, waba uri umunyeshuri waba utari umunyeshuri urisanga mu muco. Nta byiciro bibamo, twese turi abanyarwanda kandi nta hantu duhejwe mu muco nyarwanda. Nk'abanyarwanda rero tugomba kuza tugatarama, tugasangira ibyiza by'umuco nyarwanda. Ati tugasangira ibyiza by'umuco nyarwanda, nk'uko twahoze tubivuga, agahugu katagira umuco karacika. Umuco ni ikintu cyiza cyane nk'abanyarwanda. Wabitubwiye uti mu itorero ryacu tugiramo abanyeshuri ba campus birumvikana, ariko tukagiramo n'abantu bo hanze. Ese abantu bo hanze ubona bitabira nabo barimo abasore, inkumi, ingero zigiye zitandukanye bo hanze batari abanyeshuri? Abenshi iyo bumvise ngo ni itorero ry'abanyeshuri rya Nyagatare, babanza kugira ngo wenda nta wundi muntu wo hanze twemerewe kwakira, ariko siko bimeze. Iyo wumva ushaka kuza kujoininga itorero aho utuye, niba nyine ku munyeshuri ho araza, waba afite ibimuranga ko ari umunyeshuri koko, ariko ku muntu wo hanze yandika ibaruwa ibisaba akayigeza ku buyobozi bw'indatwa, turamwemerera ubundi akaza akituza bisanzwe. Tumwitaho, ntabwo tumwitaho bitandukanye no ku bagenzi bacu twabitaho b'abanyeshuri, bose tubitaho ku rwego rungana, mu buryo bwo kugira ngo indatwa nyine zikomeze zizamuke. Indatwa zikomeze zizamuke. Ese ubona ubwitabire barimo cyangwa baracyari ku rugero rwo hasi? Kuko hari uvuga uti complex, ndi umupapa ndi umumama, njye sinize, ningewe bakavuga icyongereza bakavuga igifaransa, ndibura ikiza no kwisanga muri generation yanjye. Ubwitabire bwabo burahari? Ku bijyanye n'ubwitabire ku bantu bakuze ntabwo bari bagerageza kwitabira, ubwo navuga ko wenda habamo ukwitinya, ariko muri rusange nk'uwo muntu ukuze hari igihe aba afite nk'umwana mutoya, ukavuga ati wenda ngewe ntabwo byankundira ko ngera hariya, ariko umwana wanjye nawe akeneye kwiga uwo muco. Barabikora, bakohereza abana tukabigisha. Ku rwego rw'abakuze ntabwo ubwitabire bwari bwagera ku rwego rushimishije, ariko abatoya bo baraza. Urubyiruko tungana ruri hanze baraza, ndetse n'abana batoya guhera ku myaka, dufitemo nk'abana nka 3 bafite mu myaka 9, baraza. Kandi turifuza ko n'abandi bakeneye kuza nibaze, turabatoza nta kibazo. Ni byiza cyane. Ati welcome, ni karibu mu itorero indatwa. Nanone ariko buriya ariko hari ukuntu nyine urumva uburyo mufitemo ibyiciro bigiye bitandukanye, abantu bagiye batandukanye, ariko nshobora kuba mba mu itorero wenda Karine, mba mu itorero indatwa, ndarikunda kandi ibikorwa byanyu ndabyitabira cyane, none amashuri yanjye ararangiye, ngiye kuva muri Nyagatare campus. Ese uwo muntu urangije nawe ubwo
ni ukuvuga ngo nawe ashatse yageza nk'uko n'ubundi abantu bakuru bagenda baza cyangwa hari ku buryo mwamubyina muti joining itorero uturiye iwanyu aho bitazakugora? Ntabwo ari ngombwa ngo birangirire hano. Amatorero muri iki gihugu arahari pe. Umuco nyarwanda ntabwo uba muri Nyagatare gusa, ntabwo uba muri Kigali gusa, ahantu hose dutuye hari umuco nyarwanda. Si ngombwa ngo birangirire hano, ushobora nko kuba tuye mu karere runaka, akarere karimo itorero, wakomereza muri iryo torero ugakomeza kongera ubwo bumenyi. Si ngombwa ngo birangirire hano pe. Ati si ngombwa ngo birangirire hano, wajoininga ahakoroheye aho ubona bitazajya bikugora. Ariko rukuru umusari je ntabwo ndava kuri kamera za yose utadukumbuje ibyiza byo muri iriya torero ry'igihugu. Abantu benshi iyo turyumvishe more respect, bibabyina neza, indirimbo zabo ni nziza. Umumambure wajye ntabwo bava kuri kamera za yose utadukumbuje ku byiza by'iriya torero ry'igihugu mubyinamo. Byo biba birenze kumva ngo umuntu ari ku rwego nationali, urumva niyo ntera yanyuma nakiye ko umuntu abagezeho. Aba ari byiza ku mpande zitandukanye. Motivation yaraboneka ndetse n'ubumenyi ufite buriyongera, kuko kumva ngo wahuye n'abahanga baturutse mu mpande zitandukanye, urumva ntabwo yabi byoroshye. Urumva niwe muntu ubahagarariye abandi mu gihugu cyose. Urumva uragenda experience ufite ukazongera, biba birenze. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye ahantu hose. Kubure uri ahantu wenda hadasanzwe muri event zitandukanye zikomeye ku rwego mpuzamahanga, byo biba bikaze. Urumva rero ni ibintu byo guharanira, ntabwo ari ibintu bya buri wese byo kugeraho utabivunikiye, ariko mubwire ngo iyo wahageze uri ku rwego rushimishije, ku rwego rwa finance, mu bumenyi runaka hari byinshi bigeramo, kuko ntabwo iyo umuntu yavuze ngo yageze ku gihugu agenda ngo yicare. Natwe dufite abatoza, turagenda bakaduhugura ibyo tutazi tukabyongera, ndetse na event dukora tuba twitoza tugaperforminga. Ariko urumva nyine aba ari ibintu bidasanzwe. Ni ibintu bidasanzwe kuhagararira igihugu, ugahagararira abantu benshi bagiye batandukanye ku rwego rw'igihugu. Urumva nyine ni ibintu bidasanzwe koko. Ariko rukundo ese kuri umunyeshuri ukaba uri mu itorero yangaye ndatwa, ukaba uri mu itorero ry'igihugu, buriya wenda ntibibagora cyane? Urugero nko turacyari ku ntebe y'ishuri n'iki, ntibikugora cyane? Imbogamizi zo ntizabura ku muntu nkanjye w'umunyeshuri, kandi kuba uri mu rukerereza ntabwo burimo wenda bavuga ngo uri umunyeshuri, ibyo ntibabirebaho. Urugero hari igihe nka event iba bigahurirana n'amasomo, urumva nyine nkanjye habaho kwigomwa. Rimwe na rimwe hari igihe nigomwa amasomo nkajya mu rukerereza nkakora iyo event, ariko nanone hari igihe ndeba uburemere bwa kimwe muri ibyo. Iyo mbonye amasomo ari afite uburemere, ubwo biba ngombwa ko ntajya mu rukerereza, ubwo nkakurikirana amasomo. Urumva nyine ibihombo ntibyabura. Kuba wahamagawe hari motivation baguhereza, urumva rero wahamagawe, iyo motivation ntujye, iyo motivation ntiboneka. Kandi nanone uko ugiye ukora muri event zitandukanye nabyo biba byiza, ugenda wandika izina, hari byinshi ugenda wungukiramo. Urumva rero uko kutaboneka muri iyo event runaka hari byinshi ubuhombye. Imbogamizi ntizabura. Birumvikana imbogamizi ntizabura, ariko nk'abakunzi ba Yose TV, uba ufite experience rukundo, uba hano mu itorero rya kaminuza, uba no mu itorero ry'igihugu. Compare and contrast, tugereranyirize, uvuga uti ku itorero ry'igihugu imeze gutya, ku itorero ryahanga imeze gutya. Compare and contrast. Biba bitandukanye cyane, biba bitandukanye cyane. Uko dukora
mu maturupe y'ahangaha mu ntara cyangwa mu turere bitandukanye nuko dukora mu makipe y'ibihugu. Ubwo ngendeye ku matorero yo mu turere dutandukanye, audience yonyine dukinira itandukanye na audience urwego ruri nationali. Kuba umenyereye abantu bahangaha muri quartier, kubabyinira ubareba nta kintu biba bigutwaye, ariko kujya imbere ya His Excellency biba bikomeye cyane, urumva biratandukanye. Ikindi navuga, urwego rw'abatoza ruba rutandukanye cyane cyane. Kuvuga ngo ku rwego rw'igihugu bari aba batoza nyine, urumva n'ubundi n'abantu bagiye batoranwa, ni intoranwa mu gihugu, birumvikana aho ngaho cyane. Rimwe na rimwe hari igihe umutoza wawe mu itorero ry'akarere biba ngombwa ko nawe mubana murekerereza, urumva kubona umutoza wawe mugeze hamwe mu itorero ry'igihugu, mwese muri gutorezwa hamwe, biba bitandukanye cyane. Ubushobozi bw'abatoza buba butandukanye, n'uburyo kibatoza imitoreze, ibyo dukora mu turere biba bitandukanye cyane nibyo dukora. ariko ubwo ngubwo no mu buryo bwa finance rahora tubwira byose biba bitandukanye cyane. Ambo icyo naheraho ku buryo bw'imikorere mu mbyino, indirimbo, rimwe na rimwe bahera ku byo dukuye hasi, nibyo bafatiraho tukagenda duhuza. Ku bijyanye na finance naho urumva biratandukanye. Motivation ubona mu itorero y'aho ngaho mu ntara, urumva iyo wageze ku rwego ruri international biba bitandukanye cyane. Biba bitandukanye, birumvikana nyine ku rwego rw'igihugu n'urwego rw'igihugu, urwego rwa campus n'urwego rwa campus, urumva ko bigiye bitandukanye. Hari umuntu ukurikiye yose TV nawe ushaka kujya mu itorero ry'igihugu, nirihe banga nakaye kantu wamubwira kamuha motivation yo kuba yakompeta akanyura muri ibyo byose kandi akazagera ku nsinzi? Uratubwira strategy wagiye ukoresha, unamuhe message yamwubaka? Strategy nagiye nkoresha ku buryo kinisanze mu itorero ry'igihugu, hari ibyo ugomba kuba uzi, ariko nanone ibi bintu dukora nta muhanga wabyo, uhozaho uhora wiga. Ikindi ntabwo wiga gusa ngo pratique gusa, na theory bikenewe. Ukavuga ngo ibi bintu nkora byatangiriye, ni bande babitangiye, ese bikorerwa, ukaganiriza abantu b'abasaza babikuriyemo b'inzobere, bakakubwira ngo bikorwa gutya, indangagaciro zabyo ni ibi. Kuko competition mu rukerereza ntabwo ari ukubyina gusa, barakubaza imbyino byina yakomotse, barakubaza ugasubiza ukabyina. Ibyo byose rero ntabwo bikorwa nkangize isaha ku myaka mfite, ntabwo wambwira wambaza ibintu by'ibwami, ntabyo naba narabonye. Ese gato ubwo aho ngaho icyo ushatse kuvuga no kuvuga ngo yashaka umuntu mwa advicinga mbere yo gutangira urugendo? Yego, hari byinshi bakubaza, bisaba kuba yaraganiriye n'abantu bakuze, bakakubwira ati mu gihe cyashize byakorwaga gutya, bikaba ngombwa ko nawe ugenda ubikora, ko baranga utaganiriye na se amenye icyo sekuru yasize avuze. Biba ngombwa rero kubitabaza abo basaza, bakakubwira ngo hano bihagaze gutya, imbyino yakomotse aha, yatangijwe n'aba bantu, yakunze gukorwa mu itorero n'iri gutyo. Ubwo rero ukabihuza n'ibyo usanzwe uzi, ubwo n'ubumenyi kugenda ukora imyitozo, nuko nguko niryo banga. Niryo banga. None se wenda umuntu agize ikibazo cy'amatsiko, hari n'ibibazo ubazwa? Nari nzi ko ari competition yo kubyina, bavuga bati umunsi hari competition kuri ba bantu mugakompeta ariko mukabyina, ntabwo nari nzi yuko banababaza. Hari ibibazo mubazwa mugasubiza mukajya no muri, ubwo ni theory na pratique? Ya, urabazwa kandi byubajijwe ukanabishyira mu bikorwa. Nko kubyerekeye nko kubakaraza, abantu bavuza ingoma, iriya mirisho tuvuza ntabwo yakomotse ahantu hamwe, yagiye komoka mu duce dutandukanye, za Gisenyi, Kibuye,
ahantu hatandukanye, kandi iyo mirishyo uko uyibona ivuzwa kuriya ifite icyo isobanuye. U Rwanda twagiye duhura n'ibintu byerekeye ku abami bose bagiye bayobora barwanaga no gukora ikintu cyitwa kwagura, cyangwa se expansion ku bantu biga amateka. Yego, nk'uko kwagura rero ubwo habaga harimo ugucunga umutekano, ibihugu biterana. Iriya mirishyo rero yavuzwaga ibwami, ubwo harimo uko ingabo zateraga zigatahuka zikivuga ibigwi, abanzi zagiriye nabi, uko nguko iriya mirishyo kuyibona ibyo byose. kandi ku ngoma z'abami bagiye batandukanye. ubwo rero nk'uko umukaraza bashobora kukubaza ati umurishyo uyu n'uyu wavuzwaga ryari, ku ngoma y'uwuhe mwami, ubundi urukerereza rwatangiye ku yihe ngoma. ariko wa mugani urabivuze mpita mbyibuka, uraduha nyine nise nkibuka amavu n'amavuko, urukerereza rwatangiye ryari, uraduha samari nta kibazo. Ku mavu n'amavuko urukerereza gupfa kumenya umwaka biragoye, ariko n'ubundi ni urwa kera na mbere ya jenoside urukerereza rwari ruriho, gusa umwaka fatizo ntabwo wari wagaragara. ubwo ababifiteho ubushobozi baracyabikorera ubushakashatsi. Rwatangiye rukorera mu Rukari i Nyanza, na n'ubu bavuga ko icyicaro cyarwo ariho ruri. ni uko nguko biteye. wari ugikomeje kutubwira nyine kuri uwo muntu, wakomeza nuko nako nk'abakunzi ba yose byari ngombwa ko tumenya, kuko twagize amahirwe twabona icyamamare kiba mu itorero ry'igihugu. Nari yikomeje rero kuri domene ziba zitandukanye. ubwo harimo twatangiriye ku bakaraza, imirishyo yose kwivuzwa n'amazina yayo, imirindi, imigendo yose ukayavuga naho yavuzwaga. ubwo no ku mbyino rero harimo imbyino zigiye zitandukanye. ikinimba ukamenya ngo ikinimba gikomoka, hari ikinimba cyo mu majyaruguru, ubwo hari ibyo bita ibinyemera. ni ukuvuga ngo aho ngaho buri karere kagenda kagira ikinimba cyaho. ni ukuvuga ngo ikinimba cy'umwimerere gikomoka mu majyaruguru. mu majyaruguru. ubwo hari n'izindi mbyino zigiye zitandukanye zakomotse ahantu hatandukanye. indirimbo, iyo uri umuririmbyi hari indirimbo ugomba kuririmba bakakubaza ngo umwimerere w'iyi ndirimbo ni uwuhe, iyo ndirimbo yakomotse. ese wowe hari indirimbo yawe ufite wihangiye? ibyo byose ni ibintu bagenda bakubaza. ku byerekeranye imihamirizo, tugira imihamirizo itandukanye. hari ibitego, amakotaniro, inganje, makombe. ibyo byose ugomba kubivuga muri teori. deni ya mihamirizo bakakubwira ati ibyo watubwiye noneho bigaragaza by'aplike. ubwo nyine urabigaragaza, ukagaragaza ibyo bagukeneye byose. biba bisaba ngo ubitange. ubwo harimo kwikunda, harimo kubatwara icumu, kubatwara ingabo. ubwo ku ngoma harimo kubatwara imirishyo, kwikunda. ibyo byose bigenda bigaragara. urumva ntabwo uva aho mu ntara ngo ugende ubyine gusa, hari n'ubundi bushobozi baba bagukeneyeho. wowe w'umubyinnyi niba uri mu itorero ry'igihugu bakubajije ngo iriya mbyino iriho yitwa ngo iki, yabyinwaga hehe, uba mu rukerereza. urukerereza ni itorero rimeze gute? ntabwo ugomba kugenda ngo uvuge ngo mu itorero urukerereza ngo ni itorero ry'igihugu gusa. menya ngo indangagaciro z'urukerereza ni izi, rikorera he, wenda ryatangiye ryari, izina urukerereza bivuze iki. ibyo byose ugomba kubimenya ku buryo n'undi muntu wabikubajije wamenya icyo bisobanuye. urakoze cyane. umuntu ukurikiye wese nawe wenda ubikunda ushaka kujya muri iyo competition ashobora kumva ari ibintu bitoroshye. ni ukuri pe, kuko ntabwo nzi ko no muri izo competition no kuririmba biba birimo n'ibyo bibazo biba birimo. gira ikintu umubwira kimukomeza kandi yakumva ko atagomba gucika intege, kuko ayo makuru yose duhaye umuntu udukurikiye ashobora kuhita avuga ati ndumva bigoye cyane. gira nyine icyo kintu umubwira cya motive.
cyane nk'abantu duhuriye kuri uyu mwuga wa gakondo, utari wagira amahirwe yo kuba yagera mu rukerereza ntagomba gucika intege, agomba guhozaho akiga kandi akamenya ngo ibi bintu nta muntu ubimenya neza 100%. Hari byinshi abakeneye kuri bagenzi be, tugomba kwitabaza abahanga, nubwo natwe turi mu rukerereza hari abatubanjirije. Urumva icyo dukora ni ukwitabaza bagenzi bacu, nta gucika intege. Niwumve ngo kuba ndimo uyu munsi wenda uriya mwaka nzaba ndimo, hari ibyo ngomba kugira ngo wenda simbyuzuze. Abarimo bose ntabwo turi kamara, ejo n'ejo bundi nawe yakwisangamo. Nta kibazo rero, ibyo message watanze ntacike intege, kandi koko ejo bundi yagera ku ntego ye, ejo bundi nawe yaba umwe mu bamambure b'itorero ry'igihugu. Rero ariko turagushimiye. Murakoze cyane. Yego, dutekereza ko n'ikindi gihe twagukenera ni karibu muri studio za Yose TV. Yego, nta kibazo rwose, ndahari cyane, ntaboneka. Yego, murakoze cyane.